abantu benshi bakorera amafaranga aho kugira ngo bakoreshe amafaranga. Niba uhora ukorera amafaranga gusa uzahora unaniwe. Hari abantu babyuka saa 11 za mu gitondo bagataha nijoro bananiwe, ariko amafaranga bakorera akarangira vuba kurusha uko bayabonye. Buri kwezi ni stress, buri munsi ni ugukora gusa, nta freedom, nyine nta kwisanzura, nta rugendo rukomeye oya. Kandi ikibazo ntabwo ari uko badakora cyane, ikibazo ni uko amafaranga yabo nta kazi akora. Abakire benshi ntabwo bakorera amafaranga gusa, bo batuma amafaranga bakorera. Uyu munsi ngiye kukwereka impamvu abantu benshi bahora mu buzima bwo guhangayika financial, n'icyo wakora kugira ngo utangire kubaka ubuzima bwawe bw'ejo hazaza n'uyu munsi bwiza kandi amafaranga atakugenzura. Tugiye kureba ku gice cyacu cya mbere. Abantu benshi bafite system mbi biberamo. Kubera iki? Abantu bigishijwe ibintu bimwe kuva bakiri bato kugeza uyu munsi wa none. Icya mbere bigishijwe kujya ku ishuri, gushaka akazi, gukora cyane, kuba umuntu mwiza. Ariko nta muntu wigisha abantu uburyo bwo gukoresha amafaranga. Iyo umuntu abonye salary ye ya mbere ahita atekereza ni iki nagura, ugasanga ahise avuga ati phone nshya, imyenda mishya, weekend kujya muri show, lifestyle, nishyura inzu, ngura ibiryo n'ibyo. None nyuma y'amezi make agaruka afite stress wa muntu turimo kuvuga. Kubera iki? Kuko amafaranga yose aba yaragiye mu bintu biyarya aho kujya mu bintu bizana ayandi mafaranga. Hari difference hagati ya asset na liability. Asset ni umutungo, liability ni imyenda n'ama expenses, ibintu nk'ibyo. Asset ni ikintu kizana amafaranga, liability ni ikintu gitwara amafaranga. Abantu benshi bagura ibintu bibereka ko bameze neza, ariko imbere bafite pressure nyinshi cyangwa se bafite stress y'ubuzima. Ibyo nibyo abantu twize mu mashuri, ni nabyo twasoje tuzi, ni nako ubuzima kenshi twese tubufata. Reka turebe mu gice cyacu cya kabiri uko abakire batekereza. Se abakire batekereza gute? Reka nkubwire rero ibanga rimwe. Abakire ntabwo bakora cyane kurusha abandi buri gihe. Batekereza ahubwo bitandukanye. Very different. Iyo babonye amafaranga ntibahita bayarya yose. Babaza ikibazo kimwe. Ni gute aya mafaranga yabyara andi? Niyo mpamvu bamwe bashora imari, abandi bubaka za business, abandi bagahita biga skills zibafasha kubona amafaranga menshi kurushaho, aho kugira ngo bafate aya mafaranga bayarye cyangwa bayishyure za liability twavugaga hari hejuru. Bumva ko gukoresha cyangwa se gukoresha amafaranga akakwinjiriza andi ari byo bifite umumaro kuruta kuyakorera wowe ubwawe warangiza ukanayarya akarangira. Akenshi bumva ko gukora amasaha menshi bidahagije, kubwo igihe cyabo kiba kiri limite. Nawe rero ngiye kukubwira ko igihe cyawe gifite limite, gifite igihe kigomba kuzarangirira. Ushobora gukora amasaha angahe ku munsi? 24 gusa. Ariko system nziza ngiye kukubwira cyangwa investment nziza ishobora gukora amafaranga n'igihe uryamye. Iyo ni difference hagati yo gukorera amafaranga no gutuma amafaranga agukorera. Let's go. Passive income ntabwo ari magic. Hari abantu bumva ko passive income bumva ko passive income ari scams cyangwa se ari ibitangaza. Oya, passive income ni ibintu byubakwa buhoro buhoro. Urugero, ushobora kwiga ubumenyi bushya online, ushobora gutangira gukora ama content, ushobora kubaka small business cyangwa se business ntoya, cyangwa ukabika amafaranga make andi yose ukayashora ahandi. Mu ntangiriro biragora, bisaba kwitwararika, bisaba kwihangana. Ariko ikibazo ni iki? Abantu benshi bashaka enjoyment y'umunsi gusa, bakibagirwa ahazaza hejuru. Niko abantu tuteye. Abantu bashaka ko
bahorana puresha aho gushaka intsinzi irambye. Icyo nicyo gituma rero imyaka ishira ikaba 10, ikaba 20, ikaba 30 nta kintu umuntu agezemo. Turagiye mu buryo bwacu bwa kane. Uburyo bwo gutangira niyo waba udafite amafaranga menshi. Hari umuntu ureba iyi video akavuga ati njye nta capital mfite, ariko ukuri nuko abantu benshi ntabwo ikibazo ari amafaranga make, ikibazo ni uburyo batekereza. Tangira ibintu bito. Niba ubona amafaranga make, savinga make, shora make, iga ikintu kimwe byibuze buri munsi. Iminota 30 ku munsi ishobora guhindura future yawe. Aho kureba ibintu bidafite meaning amasaha menshi, wakoresha amasaha menshi usoma, wiga marketing, wiga uko editing utu video, wiga coding, wiga business, wiga communication n'ibindi. Ubumenyi bumwe ku munsi wize ushobora guhindura ubuzima bwawe burundu, kuko amafaranga menshi akurikira value umuntu afite cyangwa se agaciro umuntu afite. Part 5 cyangwa se igice cyacu cya 5 tugiye kureberamo ukuri gukomeye. Niba udafite icyo wubaka uyu munsi, future izagorana. Isi iri guhinduka vuba cyane. Abantu bafite ubumenyi, abantu bafite system, abantu bafite systems, abantu bafite discipline cyangwa se inyabupfura, wowe udafite uyu munsi. Kandi ibi ngibi nibyo bigiye kuzayobora isi. Naho rero abantu bategereje ibitangaza cyangwa se bakoresha igihe cyabo cyose mu bintu biraho, kureba amafilimi, nta kindi kintu bashaka kwiga, bazahora inyuma. Uko ibintu bihenda, bava mu mujyi bajya mu cyaro, bari mu mujyi bava mu gihugu bajya mu kindi, gutyo gutyo. Ntukeneye kuba umukire uyu munsi, ariko ugomba gutangira gutekereza nk'umuntu ushaka ubwigenge. Ngiye kukubaza ikibazo kimwe. Iyo uza kuba waratangiye kwiyubaka financially imyaka 5 ishize, ubu uba urihe? Iki ni ikibazo nkunda kubaza. Nuse kuki utatangira uyu munsi? Kuki utegereza perfect time cyangwa se igihe cyiza? Ntutegereze amafaranga menshi. Tangirana n'icyo ufite uyu munsi wa none, tangira ubu, kuko umunsi umwe uzifuza kuba waratangiye kare. Nkuko turi kubivugana hano, abantu benshi bakorera amafaranga, ariko abanyabwenge batuma amafaranga bakorera. Niba iyi message igufashije, sharing iyi video n'undi muntu ukeneye guhindura mindset ye cyangwa se ukeneye guhindura ubuzima bwe, nawe ayibone. Hanyuma tuzabane mu video zotaha. Komeza ukore subscribe, ukande like, sharing video kugira ngo utazajya ucikwa na video zacu. Imbabazi nk'ibisanzwe. Niba hari icyo ukuyemo uyu munsi wa none, Imana iguhe umugisha. Twese dutangire duhindura ubuzima bwacu, duhindura uko dutekereza, ubumenyi bushya, income mushya cyangwa se amafaranga mashya. Turekera gukorera amafaranga gusa, ahubwo twige no kuyakoresha adukorere. Ndabakunda naho ubutaha.